iye nimumureba aragiye rubanda rugira yabuwe nimumureba yaragiye agahinda karakanyago agahinda karakanyagwa nyuma yo kunyagirwa 5-0 na Goromaya. Dore bimwe mu byo ikipe ya PRFC yazize muri iyi match ndetse n'ibyakosora n'ibyo yakora. Turahera ku cyambere kujya ku cya gatanu, turarangiza duguhereza conclusion, turaguhereza analysis ku banyamakuru bahanga icyo babivugaho byose muri iyi video birimo kuri Talk Sport Ubuzima. Hanyuma rero nshimire wowe ukora like, share, comment, nshimire mwese maze gukora subscribe kuri video tubanze gukora mu kanya, nshimire mwese maze gukora like, share, comment, ni by'agaciro cyane kabisa. Iyi minsi tukuza tubahiza update nyinshi cyane zikomeye cyane. Twagereho n'icyambere ku ruhande rwa PRFC, abakinnyi bayo bahagarara nabi cyane, batatanye no compactness in the defensive line cyangwa se no ku mirongo ya defense hano mu ruhande rwo mu rubuga rw'amahino. Ku gusiga umwanya rero hagije hagati y'imirongo yabo bugarira byasigaga space ku bawinga ba Goromaya bakisanzura bakanyuza imipira time cyane. Winga Machachari wambaye nimero 7 witwa Sabuni Sirengo, ngo akari wazonza APR cyane bikomeye. Icya kabiri, APR FC intege nke z'umubiri mu bakinnyi bananiwe cyane, barushijwe physically ku buryo guhangana muri duel haba hasi cyangwa hejuru nta kintu bakoraga namba. Umuvuduko na volume cyangwa se kuyobora umukino ku bakinnyi bose yari hasi. Gusunika 90 byari kizamini gikomeye, barameze nk'ari kuzamuka umusozi wa Everest. APR kabisa garaje urwego rwo hasi cyane muri Sekafa Kagame Cup. Icya gatatu, APR FC kuri set pieces cyangwa se ivuza set pieces, uzajya umva corner, uzajya wumva kufra, uzajya wumva dukosa umupira y'amakosa ni set pieces, kufra, corner byose. APR kuri set pieces yakoze amakosa akomeye cyane ku buryo no gukora imipira mu kirere byari kibazo gikomeye. Ndavuga mu defenseur ukora imipira igendera hejuru. Urugero nk'igitego cya gatanu, APR kabisa gardi wabo yabatanze igitego kaza kidatangwa. Marking not man to man making mu gihe barije hejuru ntibaga biteguye kuba abambere kuri ballon. Icyo nyine avuga ku gitego cya gatanu basinzwe gardi wa APR nyine compactness, guhangana byo hejuru APR ntabwo abikora. Icyo ni icya gatatu. Hanyuma rero tuzana kwahereza n'umwanzo. Nimba tugeze hano tukiri kumwe, wakora like, share, comment, subscribe kugira ngo tubone ko turi kumwe neza cyane. Hanyuma nshimire mwese mukora like, share, comment, ni by'agaciro kubana namwe. Icya kane rero, physiological, APR FC aho ijya muri state of confusion, gucanganyukirwa, batangira gukina basa naho batakiri ikipe imwe. Cyabaye rero ni ukubura leadership kuri touchline kuri bande touche cyangwa se ku ntebe y'abatoza n'abasimbura, byaba mu babanjemo abasimbuye bose wabonaga nta message bafite ikomeye baha uko bitwara kugira ngo bagaruke muri match cyangwa bataza gutatana bakanyagirwa aka kageni. Nuvuga ngo ku mutoza byo wenda kipaperiza kwitwara neza mu gice cya mbere hatsinzwe ibitego 2 yari kuzibanda ikageza zigafungwa igatsindwa kimwe se cyangwa zikaba 2 kimwe cyangwa 3 kimwe. Ariko APR kubera ko nta ibisubizo afite kuri bench yaje ahubwo biriyongera kuko mu gice cya mbere hatsinzwe ibitego 3, mu gice cya mbere atsinzwe ibitego 2, mu gice cya kabiri atsinzwe ibitego 3, nta n'igitego nta na yesi yakoze, nta kugezera mu izamu rya defense ndetse nta n'ikintu gikoze nta danger nyinshi zabaye mu izamu rya APR. APR nyine mu mataka nta kintu bakoze icya danger. Mbatugeza hano tanga igitekerezo kuri Talk Sport Ubuzima. Tugiye kujya gatanu ndetse n'umwanzuro tukubwira ati like, share, comment, subscribe kuri YouTube channel Talk Sport Ubuzima. Nimara mutukeneye dekodera canal please
uduhamagara, cyangwa se ukeneye abonema uduhamagara kuri 0780530309. Icya gatanu rero APR FC yabuze cyangwa se iki ikeneye kugira ngo ikomeze wenda kugira icyo igeraho wenda muri Sekafa Kagame Cup. APR FC ntigeze namba igira icyo izana cya Gor Mahia ubwoba mu busatiriza, akinaga ibintu byoroshye bisomeka, kubifindafinda byari byoroshye birenze kabisa. Conclusion: APR FC ikeneye kuvugururwa mu bice bitatu. Coaching staff kwiye guhindurwa vuba na bwangu. Abatoza agomba guhindurwa kuko abatoza bameze gutya, kintu gitego gutana Gor Mahia mu gihe bajya muri CAF Confederation Cup ntacyo twabizeza. Icyo ni cyambere kuri mwanzuro. Hanyuma icya kabiri, APR FC ikeneye abakinnyi batanu, umuzamu nimero 5, nimero 6 ndetse na nimero 9 ndetse n'umuwinga umwe. Abantu ikeneye ni umuzamu nimero 5, nimero 6, nimero 9 ndetse n'umuwinga umwe. Icyanyuma ari nacyo cya gatatu ku mwanzuro, APR FC ikeneye gushyira imbaraga mu kuganiriza iyi groupe ni ukuvuga ngo ikipe yose nyine y'abakinnyi, staff technique, kuva mu matsinda ya Sekafa byongeye wenda na Rayon ikabatsinda kuri Super Coupe bagahita bavamo mu matsinda sezo yabo yaba ipfuye hakiri kare. Ubuyobozi bukuru bwa APR FC bufatirane bugira icyo bukora vuba na bwangu kuko ibi nakumiro vuba na APR nibwo numiwe. Ngo rero akaba ariko yango akaba ari analysis ya Rugaju Ligan nyuma yuko match irangiye. Ngewe rero nkwanjye ikintu akongera uko bimeze n'abandi basesenguzi bajya bavugarukaho cyane, ikipe ya APR ishobora kuba yaje yiraye bitewe n'ukuntu match yabugenze ya APR ndetse na ya Gor Mahia ikiyanara kuri Rayon Day. APR kaza yajenjetse ziko Gor Mahia yoroshye kabe byayiviriyemo rero gutakaza bigeze mwena kakagene. Ikindi cya kabiri, APR itagize igikorwa mu iyi mikino yazaviramo vuba cyane muri CAF Confederation Cup, CAF Champions League plutôt. Navuga ngo waba n'umwanya mwiza ku ruhande rwa APR yayibonye ko yitegura neza mu iyi mikino, yagira ibona ikintu cyiza cyane kiyifasha kuba yakosora amakosa, itabaye ngombwa ngo aya makosa izabonere muri CAF Confederation Cup. Babwira ko update izo tugiye kuzatuzubariza kabisa ku gihe, cyane muri iki gihe tugiye kuzatubariza update tuva muri Sekafa Kagame Cup, ndetse n'ikindi tugiye gukora amatransferi ameze neza cyane kabisa. Rumaze imikino y'igikombe cy'isi yarangiye, abakinnyi ndetse isoko ryo kugura n'igurisha naryo ryaje rirakomeye muri buri kipe. Za pre-season nazo zirakomeye cyane. Manchester United nabaje kwitsinda, Garnacho turi kurebera uko transfer ye nayo imeze n'ibindi byinshi cyane kabisa. Cyo mbashimira mwese, mukomeze mukore like, share, comment, subscribe kabisa, komeze mudutere courage kabisa. Tuhari ku bwana. Ciao, mugire ibihe byiza, mukore like, share, comment, subscribe. Hanyuma tukeneye abonema canal plus decoder wadamuga kuri 0780705309. Ciao, mukomeze kugira ibihe byiza.